Kristo Yesu akuzwe. Nimugire Noheli nziza. Amasomo ku munsi mukuru urugo rutagatifu umwaka B. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cya mwene Sirake, umutwe wa 3 umurongo wa 2 kugeza kwa 6 n'uwa 12 kugeza kwa 14. Icyumweru gikurikira Noheli bihimbaza urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Umunyabwenge mwene Sirake araduhishurira ibyiza by'umuryango. Uko tubizi, urugo rugizwe n'umugabo, umugore n'abana. Buri wese mu kubaka urugo afite umwanya we kugira ngo urugo rube rwiza kandi rukomere. Ababyeyi navuga ngo ni umugisha ku bana. Niyo mpamvu uwubashye uwubashye se aba ahongereye ibyaha bye, naho uwubashye nyina akaba ameze nk'uwihunikiye byinshi. Umugisha w'ababyeyi usesekara ku bana babo, nabo bakagenda bawuhererekanya ku bisekuruza byabo bigenda bihererekanya. Nuko rero babyeyi, muramenye ntimugatuke abana banyu ibintu bibi, kuko si uwo mwana gusa umuba mututse, ahubwo mututse n'abazamukomokaho bose. Bana kandi ntako bisa kuba bagifite ababyeyi kubahisha. Ababyeyi ni umugisha ukomeye ku bana. Hahirwa abumvira ababyeyi babo, baboneraho umugisha. Bana tujye tumenya gufata ababyeyi neza, cyane cyane mu gihe bageze mu zabukuru. Naho bacikwa bagahemuka, kuko hari abana babura urukundo rw'ababyeyi. Wowe mwana, ntuzabature inabi, uzabakundire ko baguhaye ubuzima, ko wamaze amezi 9 mu nda. Biba byoroshye ku bana babana n'ibikomere, ariko Yesu mujye musaba kwibakiza. Uti Yesu nkiza ibikomere natewe n'ababyeyi banjye. Yesu mpa kubababarira, Yesu mpa kubakunda. Amasengesho nk'ayo ngayo aromora cyane. Urugo rutagatifu rwa Yosefu, Mariya na Yosefu turwisunge cyane ku bantu bubatse ingo. Mujye mukunda kuvuga rya sengesho rya Yosefu mutagatifu ndetse n'ishapure. N'iki gihe ingo ziri gusenyuka kubera kubura urukundo, kutubahana ndetse no kutumvira. Ibyo bintu bitatu iyo bibuze urugo rurasenyuka. Nuko rero bana, twumvire ababyeyi kandi ntitukabatere agahinda kubera bashaje. Ntabwo kandi twakwibagirwa ko hari n'imfubyi. Twisunge Mariya, Yesu na Yosefu batubere ababyeyi, natwe tubabere abana. Nibo bantu bonyine bashobora kutwomora ibikomere by'ubupfubyi. Naho Zaburi ni iya 128 mu dukubo 127. Ati hahirwa umuntu wese utinya Uhoraho, agakurikira inzira ze. Uzatungwa n'ibivuye mu maboko yawe, uzahirwa kandi byose bigutunganire. Bavandimwe, duharanire gutinya Uhoraho, ibindi biza ari nk'inyongera. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abanyakolosi, umutwe wa 3 umurongo wa 12 kugeza ku 21. Aradushishikariza kugira umutima wuje impuhwe, umutima urangwa no kugira ubugiraneza, ubwiyoroshye, umutima urangwa n'ituze, ndetse umutima urangwa no kwimanganya. Kandi aratugira inama yo kwihanganirana, gusaba imbabazi igihe umuntu agize icyapfa n'undi,
akabasha gusaba imbabazi. Ndumva izi ngingo rwose ari ingingo z'ibanze mu kubaka urugo. Umugore akarangwa no korohera umugabo we, umugore nyine akarangwa no korohera umugabo we abigira nyagasani, kandi n'umugabo agakunda umugore we. Abana bakarangwa no kumvira ababyeyi babo, kandi n'ababyeyi bakirinda gutoteza abana babo bababwira nabi. Ivanjiri ni ya Luka umutwe wa 2:22 kugeza kwa 40. Amagambo y'umusaza Simiyoni adushishikariza ko Yesu ari we gakiza kagenewe imiryango yose. Niyo mpamvu hariho ingo zibura imizi zigasenyuka kubera ziba zitubakiye kuri Yesu. Bavandimwe, mwubakire ingo zanyu kuri Yesu. Yesu ni umugisha ku ngo, akaba n'urumuri rumurikira amahanga. Urugo rutagatifu rwabayeho mu bwiyumanganye, mu bwiyoroshye. Mariya yashyinguraga byose mu mutima. Ibyababaje Yesu kuva akivuka kugeza ku izuka, byose yabishyinguraga mu mutima. Niyo mpamvu tugomba gusabira ingo uyu munsi w'icyumweru, ko hariho ingo nyinshi ziba mu bibazo bidashira, ariko twisunge Yesu kandi tuzimuture, aba ari we uzubaka. Urugo rutagatifu rw'i Nazareti rero rutubere urugero, yaba mu byishimo ndetse n'ahandi byageze aho rukomeye. Yesu, Mariya na Yosefu tubisunge, tubatura imiryango yacu ndetse n'ingo zose muri rusange. Nuko rero murakoze, mugire icyumweru cyiza cy'urugo rutagatifu rw'i Nazareti. Yesu na Mariya na Yosefu ni babe mu buzima bwacu kandi badusabire muri byose. Murakoze, mugire icyumweru cyiza. Imwe